rega wa ikintu kiriho uyu muziki wo mu Rwanda nta kirimo mwana wa mama twebwe ikibondo trap nuko bashije kugira imbere itangazamakuru abanyarwanda bagashona nakuvuga ko turi bane ariko ubundi kibondo trap ubundi twe ryari itsinda rigari rya GS Tones onde kabisa oya ntago ryasenyutse senyuka ni ahantu mani nka bira bya Bunny Boys barani bo baratandukanye ese ngiye umugome wanje n'ubundi ka ampongiriza kugakora kambwira ati se ko naro by'umutubu mukavumo n'iki niba ufitemo nabo banyeshuri bangahe wabankiriho nanjye nkenyegeza nkabikora urumva twebwe tuba tukiri kumwe n'ubundi ariko iyo uvuze abanyeshuri kwenyegeza ubushatse kuvuga iki ndashyira kangwe kamiliyoni mwinjirire mu kavumo ke ubwo ni wowe ushyira cyangwe kamiliyoni aboro nacikaga za ruhango bwabo matora bw'indimi nabuheragaho noneho arako nahereyeho ngeze ahaboro gutya mu isoko ngiye kukaryumuza nsanga umumeri ndi kukaryumuzaho nako umwana we ye baba we arambwira ati ngo urashakamo bungahe navuga ati ndashakamo kine cyonyine mbona yifashe mu maso ndavuga ati umumeri ko yifashe mu maso bimeze bite kumbe umumeri yari marongorero umumeri we bari bari kumwe ureba ngo yambatura ngo twajyanye kugura senkanisha ngo bari kuyigerekesha bine cyakora uwo muzigo shumi waramagamye none nari na dedoro shashumi yanjye ari nanjye isigara mu kadoro y'abana nasigaraga mbakoramo gake gake mbasaka gake gake igipeti cyazanaga nk'akaminesi skuru kigatinda kukishyura nabaga nkizi ege nari umubadi shumi yanjye use wavuga ngo dedoro ngo yakuriye matora abana guseka ari ushinzwe kuzirinda ari ushinzwe kuzirinda nk'igihe ngiye niyongozaga nabona nk'ikijampa cy'igipeti nkavuga ati iki kijampa ariko iki kijampa ko mbona ari umubavu icyo kijampa mu kugihubukana hari igihe ninyweraga nk'igikwiti bikarangira nanabigoswe ko nagihubukanye bikarangira nagiye no kukimumurika mu maso cyakora ari akanyoni kanjye nadekurnye we ari akanyoni kanjye karako mu byuzuye kabankuraga hejuru nadekornye ako kanyoni kakaba nako karikundiye sakaba kakavuga ati sakaba karahabona urumva haba mu gucira ni neza aramvuruga ngo gwindorore haba ebana mu bintu byose n'umubavu urumva ikintu cyambabaje n'ukuntu bya kasanze ne ebana kasanze ndi guhenangura kandi kanyoni gutya ku mpangu yiwabo mwana kasanze ndi kuri dogi yatanje mbona kifashe mu maso ebana nkacyaka suku cyo cyajya kimpigira imvange wallahi kwirerwa cyesa amadongo bya kibera kasuku kwira ko we agira peti yajya nde ebana ntago nanjye ibintu byo kwirirwa nisiga gutyo gusa ndwanya umwera mu gifu narobye umutubu ntago zazongera kurya kasuku we kwira ko yigirira peti ni wa muntu wajya buri kanya ampitura ambwira ati mbeze bite ko tutatse akagaze bimeze bite kwa ko yigirira peti uramugome yigirira peti kabisi iri ku rundi rwego umuhungu murabura kujya kumusura n'insazi none se yarakuze umuhungu n'insazi mana umuhungu twaramubuze ku cyaro Rwaruhanzi twaramubuze umuhungu ku cyaro mani Rwaruhanzi ishobora kuba zaramudoze kuko hari ibipeti ari bikanda nzugi babanaga mani ibyo byamudodesheje urumva bless up kuri ba bakti baba baragiye batwereka abanyarwanda before Yes, reka nizere ko mumeze neza cyane mwe mwabashaka subscribe kuri Big Town TV. Je suis professeur Chuchu aka Eric Stonjide Superboy Samani baguneta tubwiza umwiza utagira intege no kucyumuntu nyankora kuko apeti ya push nza propose ama equipe etiza apeti bayitupa mu matsinda abanzi ndabasuje n'abatanzi mu bigire ikibazo kuko nanjye ntabwo mbazi ngo byifashe gute rero uko ndibuze kwivuga abari kurubuze kubyakira ukibara kubona kuri big screen zanyu ngira ngo ababibona mwatangiye kumumenya umuntu tugiye kubana mu kigano numwe mu bahanzi bageze icyo bakora kuri uruganda rwa showbiz hano mu Rwanda cyangwa se muri industry y'umuziki muri rusange niba warakunze yitwa Kibondo Trap nk'itsinda cyangwa se nka genge ndabizi neza ko nguwo turi kumwe bamaze kumumenya nimba baza kumumenya mbere yuko muvuga kanda muri comment ubanze ubyandikemo kugira ngo tuze kumenya ko uwo wari wabashe kumumenya umusa wa Gwan Shayi banda mvuga ibintu ni filiti n'umubavu dore abanyarwanda ebana nabimaze iminsi nanjye n'abafata mu ntoki nk'agatsima nkuko babimenyereye dore ariko ewana
icyo gihe nagarutse n'ubundi barabizi ko nkarishye nk'inyama yo ku gakano original Kibondo Trapen sakabaka nyirizina ugana case maniga the whole shots dukina twarabanduje twakozina sakabaka nyirizina ugana case maniga the whole shots dukina twarabanduje twakozina. Yeah man, for real. Yo, it's good. So, twarabamenye tumenye kinini mwaraje mukora byinshi mu ruganda rw'umuziki ndetse abantu benshi baramenya ndetse baranabakunda. Uyu munsi wa none ese ko twamenye genge cyangwa se team twaketa nka Kibondo Trap uyu munsi wa none tukaba tudaherutse kubona ibikorwa byanyu nka genge, ese kuki uyu munsi wa none uri kwikorana cyangwa kuki uri umwe nyirizina muri rusange? No kuvuga ikintu kiriho abahungu bo n'ubundi nta shitani aho bari nabo abana bafunzemo boku, ahubwo ni za mpamvu n'iki zo guhiga wa mukimba, buri muntu agira ukuntu ahiga umukimba. Abahungu aho bari nagaruka kuvuga ngo umuziki nawo ngo barawutaye, ahubwo abahungu nawo abana hari ukuntu bariboneye nk'indeba kure zo kujya guhigira umukimba hakurya y'imbi, bakavuga ati reka dukoresha igihe neza. Ubwo rero ntago ngiye navuga ngo abana ngo giye nanjye ngo kugihota, kandi babizi ko nkari nk'inyama yo ku gakano. Ravuze ati n'ubundi reka nkomeze gihe nshushanye ni hahandi nubwo wenda momo yanjye aba ari isugi, ariko nta birenze ngenda komeza ngashushanya tu. Wallahi nubwo aba ari isugi ariko babishatse banayisugyura. Ubwo ziwe noneho umunyarwanda ushyushye ubundi ubu ngubu uri nko kundebera za Texas, ewada nka za California hafi aho ngaho. Ubu niwe ugomba gusugyura iyi momo, dore uzi uburyo umuntu aba amaze iminsi yararabye umutubu mani. Rega wa ikintu kiriho uyu muziki wo mu Rwanda nta kirimo mwana wa mama. Yego. Uyu muziki abana basani bose. Uyu muziki abantu bose barobye umutubu bawurimo, nge ntago natinya kubivuga. Ntago natinya kubivuga ko abana barobye umutubu, kuko ngiye nk'ubu ngubu nakubeshye. Niba nshobora guhura na mukuru wanjye bararakuze mvuga ati noneho yewe uyu mugome abana yana nizakuzi fata amajigo kabana nkabona ari kunshora nanjye byibura nshora nagake nshora nangahe bita mvuga ati uyu muziki abana ntakiriho abahungu twarobye umutubure ka ahubwo tujye tureka kwihagararaho. Yego. Sakwe soma manega havuyemo umwe twashira ubwo ngubwo abana uwo muntu nawe byari byo byose abari wa muntu nakubwiye gufata mu ntoki nk'agatsima kabisa. uwo muntu uvamo mukahangirikira maniga sha uwo muntu uwo muntu abagufata mu ntoki nk'agatsima kabisa. Nagufata mu ntoki nk'agatsima. Sakwe soma kundeba ndaguha ubwo ngubwo biterwa n'ahantu umuntu ari kukureba wallahi uri. Ariko hari aho nge wandeba ndi rwose singuhe shumi yanjye reka nkana kumwaza ahubwo se wasanga wallahi se wasanga kanyabwoya kari kumba kambwira ngo waki ngo kundeba ndaguha. Ntago bibaho. Yego. So warumvije nkubajije ngo havuyemo umwe twashira, nari nshatse kukubaza ku giti cyanjye, ubundi baravuga ngo sakwe yavuye mu twashira abari ishyiga ry'inyuma. Bishatse kuvuga ngo muri Kibondo Trap mwari genge ya batatu ya babiri. Twebwe Kibondo Trap nuko abashije kugera imbere itangazamakuru abanyarwanda bagashona, nakuvuga ko turi bane, ariko ubundi Kibondo Trap ubundi twe ryari itsinda rigari rya GS Tones onde kabisa. Twe twari itsinda rigari ririmo abana ririmo ubunyoni ririmo abana ibintu byose kabisa hafi aho ngaho twabaga twizewe. Uyu munsi wa none dufate ko iyo tsinda ryasenyutse? Oya ntago ryasenyutse kuko hari ni projet byinshi biri muri studio tuba tugomba kubanza tukaterekera hanze abanyarwanda bakareba ngo nimeze bite. Gusenyuka ni ahantu mani nka bira bya Bunny Boys nibo baba baratandukanye. Ese ngewe umugome wanjye n'ubundi ka ampongireza kugakora kambwira ati se ko narobye umutubu mukavumo n'iki niba ufitemo n'abo banyeshuri bangahe wabankiriyeho nanjye nkenyegeza nkabikora. Urumva twebwe tuba tukiri kumwe n'ubundi. Ariko iyo uvuze abanyeshuri kwenyegeza ubushatse kuvuga iki?
Yuvuze abanyeshuri wa abanyeshuri ni ikutu. Abenshi baryita ikutu. Urumva abanyeshuri ni ikutu. Ni ikutu. Ikutu nacyo sindi kurisobanukirwa. Ikutu se nyumvira wanjye rwose. Urandorera di. Ikutu yo n'ubundi ikutu ni wa mukimba. Ni wa mukimba nanone. Umukimba wallahi. Urandorera di. Ariko yowe noneho ngaho rero niko nkomeje gukimbaje nasigaye bura nasigaye ku mukimba se shano naho ngaho ubwo noneho umukimba utari gushushanya umukimba washushanya ubu mariyege se byiburu mariyege ubu mariyege wapi sinshona aho nyumvira wanjye busurambwira ngo namwe rero ubu wabona nawe uri muri ba bakoboyi bavuga za sirenge z'abakanda nzugi ngo ni ikwaca ariko reka mbaze kubera icyo abaraperi mwese hafi ya bose mo mufite string z'imvugo zitandukanye cyangwa se abantu tutabasha kuyoka cyangwa se kumenya ubundi biva kuki kugira ngo abaraperi bose bagire string bizanira nibibazamo cyangwa se nabyo mu buvanganzo bwanyu niho bituruka twebwe wakino niyo password ko ari nk'igihe urumva uburi nk'ahantu kareba nk'abakanda nzugi wicayemo ukavuga ati abakanda nzugi birasaba ko banza nkabahindurira indimi kuko hari aba badasabwa no kumenya n'indeba kuri urimo ako kanya reka ukagereza gukoresha ibyo bijyanye no kubaheza kugira ngo ataza kuyoka nese nk'umukanda nzugi nyine yabizi ko mani momo yawe ari isugi akaba nta kintu na kimwe yabikoraho ubwo mukanda nzugi urumva ubusabwa ko yanamenya n'indeba kure wowe ako kanya iri kukugenza reka yego uyu munsi wa none tumaze kumenyera ko mu Rwanda nyine ibijyanye n'amatsinda bitajya bimara kabiri iyo urebye kuri kote yawe ubona iki kintu kijya kibitera kugira ngo wenda ntagire itsinda ribaho rifatika ryiyubake rimenyekane rirambe biterwa n'iki itsinda rero dore ikintu kiba kiriho itsinda hari igihe muhura urumva muhura umwe ari rasta undi ari inkoko undi ari mayibobo no kugira ngo muhuze muri nka batatu imyaka 2 abantu ugasanga ni insazi kabisa kuko ngiye ngo bari abantu benshi gemba nzi wallahi babaza bakabereka ubwiza imbere ya kamera ariko inyuma ya kamera ugasanga abantu barimo barakubitana mapaci menshi cyane wiki ariko ikintu ngewe nzi ni kimwe man gishobora gutuma itsinda iryo ari ryo ryose mu Rwanda amatsinda yose nakaba yaragiye araburizanya biba ni abanyeshuri nakubwiraga iyo bamaze kugera mu itsinda ari ruzungu shaho ngaho biba byapfuye byose kuko nk'umwe usanga ashaka kwikubira akavuga ati ariko ko nafataga ka Claudine ko mu njamena ubundi watarasa nkareba Shadibu ukuntu ari kubibara urumva ubwo ukoze kuri konte y'itsinda uravuze ati yari aho Hennessy ntago zahabura abandi bagome bawe ntiwanabarabuye ndeba kure ngo bamenye ukuntu ibintu nabo bari bubyumve ukaba urahubuje konti ukabura ukabura yividuye ntiwarabuye abakoboyi bawe muri kumwe mwitsinda n'iki bikaba byabereye kwa Shadibu man ari kureba uri kwanariza fresh ububona we ahantu hambere ibintu bipfira ariko umukimba man umukimba yaguye mu itsinda ibintu byose biba byapfuye abari cool biba byapfuye ahubwo niho bahera baraburizanya man uyu munsi wa none tubare kuri kwikorana ku giti cyawe cyangwa se hari gahunda yo gutegereza ko genge yose igomba kongera ikagaruka mu murwa ngewe umunyamakuru wese ushyushye n'ubundi ukumbuye kwiyumvira n'ubundi za sirenge wa jagari nta biba birenze ngewe nta byadanjara aramponderamo nanjye ngahungiza nta biba birenze ni nk'iyo ndirimbo ya Kibondo Trap waba warakunze ukavuga ati ngiyi nanjye ahangaha twarabakomye ikibazo nyinshi nta nubwo mwana twigeze tunaziha abanyarwanda n'ubu turacyaziyumvira muri gege wallahi n'ubwo tuba tukiziyumvira kubera iki kwa kontu wumva nk'umuzigo ukavuga ati uyu muzigo ntago nawushutinga nawukorera video y'akarnyo agomba kushutingira byibura
ahantu hanyaho haba ebana buri munyarwanda wese apiyora akavuga ati cyakora cyo ko nk'ubu ngubu nk'umuzigo dufitanye na Sky witwa urukingo bitewe n'uburyo uwo muzigo urenze shumi yanjye twararebye turavuga ati tuziyaranje inzira zose bizacamo abanyarwanda zabona ishusho rifatika pani ibintu byo kuvuga ngo we nguri kuza ngo wisoreshwa ngo ubuntu ngo bwarubye umutubu ngo bw'ubu video lyrics reka kandi twebwe mani twe tugira n'abakunzi bacu za Texas na hehe ahubwo dore nibongere batsubize kwibere nibongere banyibonemo n'ibyo mbababwira nyine bari barakubuze dore nibongere bansubize ku Kanyonyo dore niko umuhungu namugaruye ku itara rwose mumutekerezeho mumugarure mu gakino nibongere bangarure rwose ku Kanyonyo kuko ebana muri no mitsi twarobye umutubu pa dukubitemo kapira ku rukingo twumve abanyarwanda bumva umwimerere w'umuzigo wa Danje bumva ahantu ibintu bigeze mu rukingo se ku rukingo sobo projet ya 2023 ndagaswa umuntu arayibuka dukubitemo iri hafi ntaribi dukubitemo iri hafi urumva kiri hafi gahunda obogobere mu Rwanda no kosakaba katari mu byo Rwanda abashaka kurya badakora tubaseka tunywa Coca-Cola twene dukora protein mu madora tubaho nka Kingstons tumanoza amarifto twisiga amavuta guturuka gatsata buro mwarashaka many banks aba mafia bo bari guturitsa banks that's why I'm gonna fireband them screenshots ziri bw'amapu nizo bujuje mu smart Babylon ziri mu mapons mu gihe abagome twe turi kubipfunse reka nkomeze nisindire n'ubunyoni bubishaka bwisundire ndabutama amafumbire bukigotwa gatoya bunkumbure hands up haize cyuma n'inkiza Hennessy byose ni happiness birangira tugwa hasi ya man for real yeah abahungu bacu bakoze mugene mu batekerezo uwo muzigo bawita komando urahagaragara utuvugana uri kuri YouTube kabisa yego umunsi wa none ngira nk'umusani cyangwa se nk'umuntu wabaye mu Rwanda rw'umuziki umaze kubona ko umuziki wo mu Rwanda kugenda utera imbere nubwo kukorarega ntago bigisaba kuba ufite ibirenze ni byoroshye cyane mu byaroroshye iyo urebye we niye shusho ubona ku muziki wo mu Rwanda kuva uyu mwanya muri 2026 basi kugera mu 2030 kuva duhereye kuri uyu mwaka kugera 2030 yego shaka kubajeneho noneho bazajya bagenda bambaye busa kabisa babunuje cyo bita kubunuza kunyoni noneho ewana kunyoniho noneho ikarisi zajya yambarwa mu maso byibura 2030 kuko ngiye niba nshobora guhura n'umupeti w'imyaka 7 ebana yambaye ipenti yambariye ku ikeci ubwo pocket igera ku rukweto umupeti w'imyaka 7 betavuga ati ngewe ebana 2030 byari byo byose nukubunuza noneho walaye nukubunuza kabisa yego uyu munsi hari uburyo ubukurikirana ibintu bijyana showbiz nk'umuntu warubaye muri Ruganda iyo urebye hagati ya Ishkevi na Bushari ubona ari nde muhanzi wakabaye habwa indabyo cyangwa se indabo ziwe nk'umuraperi mwiza cyangwa se nk'umuhanzi uhagaze neza bari ebana ba nyiri cyaro bose barahabona ikibuga baragishushanya no mubavu kabisa ubwo ikintu kiriho ntabwo giye kuvuga Nescobo kigagi no kigagi n'imbere ya Keveman kigagi n'imbere ya Keve giye uramugome giye twajyaga tubihuza zamane nanjye kigagi ni Bushari kigagi giye zamane najyaga musanga ibyose ebana yicaje abameri nka veni b'imyaka nka 50 abasaza nka veni b'imyaka 50 abantu ubona yaba komfurimye kigagi ubona yaba komfurimye gihe kigagi naramupiyoraga n'ubundi ngavuga ati wowe buryo ushyushye kigagi wallahi wowe n'ubundi okay hari nabandi bavuga ko uwitwa Riderman akomeje kuba umwami wa hip hop nyuma yuko mugiranye nabitwa ba Bulldog cyangwa se Buda Godzilla nandi mazina menshi agiye atandukanye ese ku giti cyawe uremeranya n'abandi bantu bose ko Riderman agikomeje kuba umuraperi mwiza cyane uyo babane mu Rwanda rw'umuziki no mu Rwanda
njyewe rero ntakubeshye najye nk'umugome uhabona najye nka nyiri cyaro ntakubeshye ebana biterwa n'izarizo wenda tugiye mu buntu bw'ubukombe n'iki mu buntu bw'ubuhembo rutendere bw'aba yarabwifotse aba yarifotse bwinshi urumva ariko kimuzera nawe kuri vasi yakubahaga kimuzera nawe kimuzera Raider ngiye ikintu ushobora kuvuga we kirenze ni umupapa urumva umupapa mukuru nawe we bantu maze igihe muri game kandi nta bintu ngo byo bushaneri ngo bwa hato na hato arumvwaho ngo yafashwe ngo ari gukora mu mahanga ari kwikwikira ngo buzaza ngo ahantu ngo hishaza oya ariko kimuzera we ebana kimuzera we n'umurara kabisa n'ubundi ku bwaka bwe 40 nta kintu kimuzera waza umubwira uretse ko Riderman y'ibintu bye nyene narukuntu abishyiramo gipapa cyane ukabona ko birimo igipapa cyane ariko vasi ngeyo ndigegenyero najye nabyoroheje nipfushirije nikimuzera ebana ni kimuzera najye niwe medite nihe vasi ya kimuzera ukunda ko bati nanjye ngaha rwose iramfashira nkoma vasi ya kimuzera kimuzera kuva mari kuri ya boro ya Ben ya zamani bita imfubyi kuva kuri ya boro nta boro kimuzera arantamo kabisa ngo numve ari kunshushanya shaka kimuzera ntago arambeshya shumi yanjye kandi giye sinjya mbicumi anasinjya mba amashumi ya zabaringa ngiye rwose ebana bari kuzamuka rwabarinda mba nabateye ibitugu kure ko ngiye rambwira ngo ntago waza unshushanya mwana we ngo mbwire ngo we ngo wanangerera no muri phone reka ntago zarya papa ikintu kiriho kimuzera we mvuze ngo vasi navuga ko ari zose ko kimuzera nawe n'umwe mu bakoboyi bagiye ebana batwespira kabisa muri ya dunia ya 2015 gutyo na 6 no kubera icyo abaraperi buriye cyose batajya bahora babona mu ishusho mbi uwo muntu mane n'ubundi uwo muntu bugupiyora gutyo n'ubundi ni wa muntu bafitiye ubumuga bwo mu mutwe shumi yanjye bw'imitekerereze ati guta bafite ubumuga bw'imitekerereze Yesu ubwo wowe urabona urahura n'umugengesta nitereyemo ubuyiko bwanjye ntuzi imvune nagize kugira ngo mbe nabuteretseho urumva wowe tugihuza nkumvuremo uribaraguza ubugambo nka sa urumva ntuzi ko nakoze munsi y'izuru urumva nshobora no kuba ndi no kwishushanyiriza avuga ati subu noneho nimugoroba koko nimugoroba noneho ko mbona nimugoroba noneho ko mbona wallahi karakaware kari muri genyero katari bubone ububoga ubwo tugahura niterekeyeho nkumva nawe uri muri anteri sesemi ubwo buboga nta nabugukuraho umuntu rero gupiyora gutyo muri iyo shusho we aba ari madafaka mu mutwe mani kuko mu bihugu byo hanze mani nta bantu babatekereza nk'aba bapepure mani ariko imyumvire iri kugenda ihinduka uri kubona ko basigaye noneho bahabona abantu niba ushobora guhura n'umukapo abana n'igagari ifite nk'ubugeretse bungahe kakubwira ati ngewe nubwo muri abagome n'iki ba street mutubwira ibintu byinshi tutumva ariko ngewe ibintu byawe ndabibresinze dore byibura fatamo n'izo nyama ebyiri nawe ugenda urebe ukuntu wabyeranje urumva ko ibintu bigenda bihinduka abaraperi burangwa mukunze gushinjwa ko muri abashonji nta kintu mwibera ko rwose nyumvira uwanjye we urambwira ngo imani ugusonza niko babashinja ariko nabonye cyangwa wambaye none se urambwira ngo ibi n'andi makuru mwana shumi yanjye kuba byarafashe n'intera ngewe mani reka nkubwire ubu ngubu nari maze iminsi nibereye za Uganda urumva
niho nari ndi gushushanyiriza uretse ko nanjye ngera hano n'ubundi mvuga ati reka nze mbanze nirebere dore nk'ubu ngubu mba nitegura n'iki nanjye gushyira umuntu ku isi mvuga ati umuntu wanjye azagera no ku iduniya byibura nanjye nanahari nanjye ndi kenke ndi maso ubwo rero urumva ariko ubundi ngiye Kampala ewana niba ngiye narindi ku rwego rwo kuvuga ngo ngewe ndashyira akambwe ka miliyoni mwinjirire mu kavumo ke niba ari icyo kivange tugisangire nanirwa nanipongikire ubwo we twahura ukambwira ngo ndi umushonji gute wowe utanemerewe no gukandagira no kuri gate ya kamiliyoni ngiye mpinjira gutya nijyaniye akangwe ni ukuvanga ikintu kiba kiriho ibintu byose ni mu mutwe ubwo ni wowe ushyira icyangwe kamiliyoni Bwana kamiliyoni ngiye wundi mayanja family yose ni ngiye uri murayambika kabisa ahubwo ubwo barambuze baba bari kumpongereza ku gafone babenda kugaturitsa iyo wambaye watiriye n'igihe wambaye wiyambitse uberwa ryari ngewe shangi kibondo trap yose aho yavuye ikagera twe twari abapeti bikaraga nta muntu uzi kuvara reka twe twari abapeti bikaraga kabisa ewana ibintu byo kuvara twe twabyumvaga mu makuru ko twebwe mani twe byonyine twebwe urumva bless up kuri babati baragiye batwereka abanyarwanda before twebwe mani twe twakubitaga televiziyo kazana n'amadolari 400 cyangwa amadolari 500 urumva ubwo rero twe ntabwo twabaga twemereye kuvuga ngo turi ku rwego rwo kuvara twabaga tukirya akavange ko kwa meri kwa mukecuru nta depanse twabaga duhagaze twe twabaga rero natwe kwitaho nta bintu byo kuvara reka ahubwo ikintu kiriho ewana ngiye ndashaka kubwira buri munyarwanda wese ebana ubona umusana akamupiyorera muri ya shusho ya zamani ko ebana yarobye umutubo wo bwawo ndutabaho uyu munsi wa none mu buzima dukuriramo rusange bwa buri wese nta muntu ubaho ataribye nk'akantu runaka niki kintu waba waribye mu buzima bwawe ukavuga ati nanjye ahangaha rwose nibye imari ya nyayo ukabyishima bati boro ntwaye ndashe niyajyanje jewe shashumi cyakora cyo indimi haboro nacikaga za ruhango bwabo matora bw'indimi bana we bwabo matora bw'indimi nabuheragaho noneho arako nahereyeho ngeze ahaboro gutya mu isoko ngiye kukaryumuza urumva ngiye kukaryumuza nsanga umumeri ndi kukaryumuzaho nako umwana we ye baba we arambwira ati ngo urashakamo bungahe ndavuga ati ndashakamo kino cyonyine mbona yifashe mu maso ndavuga ati umumeri ko yifashe mu maso bimeze bite kumbe umumeri yari marongorero umumeri we bari bari kumwe ureba ngo yambatura ngo twajyanye kugura senkandisha ngo bari kuyigerekesha bine ye baba we cyakora uwo muzigo shumi waramagamye uwo muzigo waramagamye ariko ubu matora bw'indimi bwo sha shumi aboro nigaga no ngenda ari na dedoro shashumi yanjye ari nanjye isigara mu kadoro urumva ubwo gusigara mu kadoro rero nanjye abana nasigaraga mbakoramo gake mbasaka gake igipeti cyazanaga nk'akaminesi skuru kigatinda kukishyura nabaga nyizi nahitaga mbuheraho ye baba we imizigo tuba twaragiye urandorera di yego aha umuzigo waba warigeze urya bakagukubitana nawo ni ryari yari uwuhe umuzigo se bakagufata rwose akagutera rwakajwiga bakagukatana nawo muri make ukawuriraho igiti
ayashangiye nari umubadi nge nari umubadi mani nge narabafataga ahubwo bikarangira byitiriwe abandi nge nari umubadi shumi yanjye use wavuga ngo Dedora ngo yakuriye matora abana guseka ahubwo ari ushinzwe kuzirinda ari ushinzwe kuzirinda bana guseka have bana guseka maniga ahubwo wenda umuzigo hari ukuntu wenda imizigo yaribwaga bikarangira ahubwo urumva bikarangira ahubwo wenda uwufatanywe ukidefanda mu bundi buryo kandi nk'igihe mani ari nk'igihe ngiye niyongozaga nabona nk'ikijampa cy'igipeti nkavuga ati iki kijampa ariko iki kijampa ko mbona ari umubavu icyo kijampa mu kugihubukana hari igihe ninyweraga nk'igikwiti bikarangira nanabigoswe ko nagihubukanye bikarangira nagiye no kukimumurika mu maso Nifate nk'igikwiti bana nikubise nikoreye mu mavuta yanjye bana mwera nawe wirukanye ibintu byizewe bikarangira n'ubundi ikijampa ngiye kukimumurika mu maso sha kuzi wowe mwana shumi yanjye cyakora cyo ebana umuntu arakura kabisa bibaye ngombwa kusaba imbabazi umuntu runaka turabizi neza ko buri muntu wese agira amabara ye aba yarakoze ku giti cye ugiye gusaba imbabazi umuntu wasaba imbabazi zo ko wakoze iki ku muntu runaka wakoreye ikintu ukavuga ati ngo namusaba imbabazi rwose umuntu na Dekora rye ninde navuga ati wallahi umuntu na Dekora rye subu Dekora nakanyoni arakanyoni kanje na Dekora nyewe arakanyoni kanje karako mu byuzuye kabankuraga hejuru na Dekora nye kajyaga kabankura hejuru mwana shimi yanjye arakanyoni rwose ko mu gasoni nari narivumburiye urumva ako kanyoni kakaba nako karikundiye sakaba kakavuga ati sakaba karahabona urumva haba mu gucira ni neza aramvuruga ngo gwindorore haba ebana mu bintu byose n'umubavu urumva areka ako kanyoni mwana ako kanyoni ikintu cyambabaje n'ukuntu bya kasanze ne ebana kasanze ndi guhenangura kandi kanyoni gutya ku mpangu yiwabo mwana ku mpangu yiwabo mwana shumiye warakavuruganyaga nyuma gasanga gucuranga guhenangura numva nagiye kugafata iwabo mu rugo ahantu kabaga ndagafata kwa kuri noneho buri kuri phone uvuga ati ndagategereje ko gasohoka abahasohotse niba ako ntago yaba yari indyasi sakurira abahasohotse kandi noneho kambaye ukuri ndavuga ati noneho ibi niki ndavuga ati kakanyoni ndabizi ubu kagiye mu madushe no kwitera amaparufe kambe nikoreshereza kanubundi karajya kugwamo n'ubundi karasanga niba ari uguhugita ntanahugise urumva kasanze ndi kuri dogi yatanje mbona kifashe mu maso birakarenga shako kanyoni niko kanyoni numva na Dekora zikujya kureba inyoni mwana ugahugitira no ku mpangu yabo indi yabo iyo nyoni niyo na Dekora nanjye yo mbitekereze ndavuga ati inyoni narayidekonnye kabisa noneho sinanikanze byibura ngo nanaheze reka nikomereje shuti rwose narakomeje ni shuti ingira video nyuma yaho byaje kurangira gute nyuma y'ukuri kudekona ko ngako birarangira kanyoni karaza karabireba kifunga ku maso karikomereza bukeye nk'akantu ari mwagahuzaga buri gihe cyose mufuko mwagafungaga byarangiye uti byarangiye gute se nyine ko narangije kwihugitira uwo nguwo niviramo ndavuga ati nese ubu najya gutera iseseme koko najya gutera iseseme akanyoni kari kwishaza rimeze kuriya narangije kwihugitira uwo niviramo ahubwo iyo nyoni yindi niyo nabwiye ati wowe tuzurabona ko ari wowe neranyije n'iki niba ari na sister we niba ari sinzi ibyo bapfanaga tubona ko ari wowe neranyije n'iki ubwo we fata nimero zanjye ni wowe uzanyukira mu mavuta nyine nahise ubwo urumva nabaho gute nta bundi buryo
uyu munsi none ari kutureba kuri Big Town TV, ari kudukurikirana kuri kamera, umusaba imbabazi sha wallahi wakanyoni wereka nkubwire uzagaruke rwose nongere nikoreremo n'ubundi ni hahandi uzagaruke nongere nikoreremo n'ubundi ni hahandi ni hahandi ese wanshyira hehe ko nanjye ubizi ko nisanze nkarishye nk'inyama yo ku gakanu ahubwo gira ugaruke nongere nijinurire ibintu ni neza. Urumva ko urumwe abantu bazi indimi nyinshi bazivangavanga bazicangacanga kandi zikanyuramo. Uyu munsi wa none uramutse uhuye n'umuntu wazanye icyo bita kwiga, wazanye ishuri, wamubwira iki? namubwira ati cyakora cyo niwe muntu wa mbere wadushyize kwishaza. Namubwira ati niwe muntu wa mbere warobye bana watumye turoba umutubu kuri ino si. Hako mwana uzi umuntu wazanye uzi ko ari ubusumbane mwana mu bapepure. Umuntu ufite akavastike akaba ari ubusumbane, ufite agapirimero ndafite agasegondere aba ari ubusumbane. Ngiye namubwira ati ahubwo ngiye bibaye ngombwa namucira n'igiti. Ngiye nanamucira igiti rwose. Ako umuntu wazanye ibintu byo kwiga ubwo we wamuhereza muhoye namucira n'igiti kuko ni ubukoroni bwa bundi butabaho shumi yanjye. Ni ubukoroni yazanye mu bantu. Ngiye duhuye umuntu wazanye kwiga namukubita amashoti menshi cyane ahubwo nanamwica duhuye. Bibaye ngombwa ko usubira kwiga, wahitamo kwiga ibijyanye n'iki? Niye section wahitamo? Hasakabaka bikaba nko kuvuga ngo ngende umva shaka kongera kwiga iki kintu nkakimena nkakimetiriza ku giti cyawe. Ni iki kintu wumva ajya kwiga ukeneyeho ubumenyi n'impamvu yabyo? Ngiye suba ikintu nasubira kwiga ni nk'igikira cyo kora ikintu nasubira kwiga ari nka section. Urumva section yo gusayika iriho najya kwigira gusayika. Gusayika ubwo no kuvuga ngo iki? Gusayika se gusayika no kugira no kunagira akanyoni uburo kakabudomanga. Urabona unasobanukirwa gusayika kudomangira uburo. Gusayika no kunagira akanyoni uburo kakabudomanga cyangwa se akanyabwoya kakagufata kakakubaba ntawasi. Iyo section nagenda nkayicikayo ntari niyo section wajya ubu wana kabisa nkabanza nkavugurura icyo cy'ubudogi style nkavugurura wana every way nkavugurura ku buryo naza mfitemo A0 wa mungani wawe. Yego. Nk'umuntu wakunze genge yanyu irizina uyu munsi wa none wongeye kukubona ugarutse kuri TV bari kukureba bari kumenya, nihe message wamugenera wamubwira? Cyakora ko umuntu wese baracyari turacyabihuza n'ubundi benshi ku mbuga n'iki. Abantu umuntu wese umufana wese wa Kibondo Chopin ahara kava kagera niyongere rwose arebe nka momo yanjye ayisugure kuko yabaye isugi kabisa. Ni 0788088823 nankubire rwose ku gasimu. Ivuge witonze urumva ni 0708888823 nambudire ku gasimu nampungirize ku gasimu. Urumva ngiye twipangire mubwire uburyo yasuguriye momo rwose dore bayisugure kabisa. Uyu munsi wa none Kibondo Trap cyangwa se nk'abahanzi giti cyanyu nk'abaraperi mwabayeho nk'abaraperi mwakoze umuziki abantu bakawumva bakawumenya bakawukunda. Uyu munsi wa none ngira ibibazo njya nkunda kubaza buri muhanzi wari we wese, waba ufite uburyo ki ubyumva ukatubwira Imana igutije amafaranga nyirizina ku giti cyawe ni nkangahe wayisaba ukeneye ko wakoresha? Ubu tuvugana umukimba nasaba Imana
shaka akora kugira ngo kugira ngo byibura nanjye nongere kujya ku itara kugira ngo ubwirinzi bwanjye bugaruke ebana ibintu mvuga ati ni ifiriti Imana kereka impaye ngewe nta nubwo njya nsaba ibintu byinshi maniga reka n'ubu tuvugana n'impaga 10 n'ubu tuvugana n'impaga 10 nge ntari kuko impamvu nkubwiye gutyo ibyo mvuze ngo ndashaka ngo ubumiri ngo vene ne imagination izo ne imagination ni inyikubitira agacuma kakanya n'inkubita inyama ebyiri urumva wa mana we nkubita inyama ebyiri ari mapu nyinshi cyane nimugoroba zanjye zihita zirya karagaceri nsiza kavumo ndahita ndeba buryo ngerayo mbyeranje nshobora no kwiyamagara n'akanyoni nkaba nkanagira n'uburo n'ubundi nabyadanje muri ako gacumi nabyeranje bakubwiye guturanya nk'umukobwa mwiza isura tutitaye ku mutima mu bahanzi bo mu Rwanda ninde mukobwa bashyira ku mwanya wa mbere ngo mu bunyoni se ngo buhabona kuri ruku mu Rwanda ubunyoni buhabona kuri ruku mu Rwanda subu cyakora cyo 10 hari inyoni byo mede tukavuga ati hano hano ni Kizimbabwe nago kuko nta kuntu wambwira ngo nka Naomi wallahi Naomi nge ni impanga ebyiri nta nubwo ni impanga ebyiri zihuse nka Naomi arahabona indi nyoni habona naho marahabona ahubwo nakubwira n'izindi zarobye umutuba ahubwo reka dufatire mu bahanzi kazi bo mu Rwanda ninde mukobwa ubona urusha abandi fesi icuruza ruko kafatiye cyane rwose angaha yese shako nikundira ibirara kazi mwana wa mama cyakora cyo kanumve umusana uririmba akanyoni kahabonaga se ko katari mu Rwanda Priscilla yarahabonaga 10 Priscilla yarahabonaga kabisa wewe waruvuze ko bikundira ibirara nyine bya bindi bice ukavuga ati ikintu cyo kiba kigukoma ku giti cyawe icyo ubona wakora oya rega yo nkubwiye ibirara kazi nta abanyarwanda ndabizi bahita babyumva ukundi kuntu ibirara kazi ni ka kanyoni urumva gashobora kukwinjirira genyero mane kanizaniye n'impamba wa kintu cyo ni awe niwe witwa ikirara kazi yego ntago mba nshaka ngiye ka kanyoni ahubwo karibuze kuntera no kuri cya kiro cy'akaware kanjye nifite muri genyero urumva ngo kakintereho birangire n'imbiriti nayitaye muri za rihani kare Imana igutije nka miliyoni 20 Imana igutije miliyoni 20 ukiyaba none ahangaha ubu turi hano ni ikintu cya mbere babanza gukora miliyoni 20 miliyoni 20 miliyoni 20 zo nago nabura ndeba kure we cyokora nkuko mbikubwiye nawe nabanza nkamwihiringa nk'ijoro rimwe nabanza Imana iguhaye miliyoni 20 nabanza nkamwihiringa nk'ijoro rimwe Naomi nk'ijoro rimwe nabanza nkamuheraho nk'ijoro rimwe urumva cyakora undi mukimbaho nta bundi bugambo nawuzanamo ubundi bumariyege bwo nta bugambo undi mufungo wakongera kuvamo aho ngaho ugiye kuribwa zagara naba ngiye kwifashiriza ibipeti bya sweet ubone wowe wundi nakuramo uri zagara ariko undi wo wajya muri mapu zirenze muri uruganda turimo uramutse utunze amafaranga menshi urabizi umuntu yabonye amafaranga agira abakozi bamukorera abagaragu abakina bake bagiye batandukanye uyu munsi wa none uramutse ubonye ibiceri ni uruganda rw'igitsina gabo
n'umugabo w'igitsina gore muri showbiz yo mu Rwanda ninde muntu mu gitsina gore wakemera kugira umugaragu umuja wiwawe mu basanikazi yego nkavuga ati wowe n'iki dore nkugize uri gikoresho cyanjye ugomba kwirirwa woza ubusane hafi aho ngaho urumva yego umusanikazi se umusanikazi wa mbere nahita mvuga ati wowe uzajya unsasira byibura unampigire unanyogesha urumva iyo nyoni nahita nyigira wenda Bwiza Yohana Bwiza we rwose Bwiza we kabisa mfitemo umukimba wanjye ndi nka coach ndi nka Gayeri yajya nsasira kabisa kananyogesha byose akabyuzuza mu basarikazi bo mu Rwanda uwitwa Bwiza niwe muntu wagira igikoresho cyawe oya ntabyo gikoresha dore ko uzarikora ntabyo umujakazi yajya akansasira urumva nkimirira ntawo wasi nka ntari bakiviramo cyaka byoroshye sinzi ariko nyine ubwo ubu ngiye mbivuze ndi nka coach Gayeri nyine nazo ati nyima nayo gutije ibiceri mu gitsina gabo cy'abasani bo mu Rwanda ninde muntu wakara gukushaka wahitamo kuvuga ati ngunda umva buri kimwe cyose nakimukoresha mu basanikazi oya mu basani mitsina gabo nkavuga ati byagenda bite ukavuga ati nyine ngune ngomba kugira umuja wanjye ngomba gukaragamo ibintu byose ntekereza akaba ari ubikora nyine ugomba iyo tuvuze umuja w'umuntu sindirimo byumva ubisobanukirwa nka cyakasuku cyo cyajya kimpigira imvange wallahi shanka cyakasuku rwose cyo byakibera rwose kwirirwa cyesa amadongo byakibera kubera icyo ari uhisemo Kasuku kubera ko we agira peti yajya ntago nanjye ibintu byo kwirirwa nisiga gutyo gusa ndwanya umwera mu gifu narobye umutubu ntago zazongera kurya Kasuku we kubera ko yigirira peti ni wa muntu wajya buri kanya ampitura ambwira ati bimeze bite ko tutatse akagaze bimeze bite kubera ko yigirira peti uriya mugome yigirira peti kabisa iri ku rundi rwego iraniga ahubwo iraniga sinzi ukuntu yacitse batemarigwe kabisa badakoze ikintu gifatika ubundi bakaba barazamuka bari abaniga ubundi bakabaye ari amashuma ahubwo y'insazi kuko bari abaniga urwego rwo gukora munsi y'izuru bose ni rumwe kabisa dukubita akapira kanyuma k'indirimbo dusoza ikiganiro bongere bumve ko wamwimerere w'imiririmbire yanyu cyangwa se yawe bumve ko ibintu bimeze nongere akapira yanyuma dusoza nongere mbiyibutse nushaka kubitemo vase y'impimbano nabonye ko mujya mukorana bato mukabaturana shaka kuzaguza no mu jama witwa Rwaruhanzi nkumva ukuntu bimeze kuko ni nega yanjye uriya ni nega yanjye ahubwo twe umuhungu murabura kujya kumusura n'insazi none se yarakubise umuhungu n'insazi mana umuhungu twaramubuze ku cyaro Rwaruhanzi twaramubuze umuhungu ku cyaro mani Rwaruhanzi shaka kuba zaramudoze kuko hari ibipeti ari bikanda nzugi babanaga mani ibyo byamudodesheje kuri rya shyamba mani rega iyo abahugita bari kubona mani utangiye kwimerera fresh utangiye kuba up abakanda nzugi bahita batangira kukurya amaskip menshi cyane ku mikasite ubwo ugi babana nibyo niba byaramwicishije peti niba byaramurishije isheni ariko amakuru dufite nge n'abagome banjye nuko ari Kimironko ari mu gacaneri ka Kimironko mani numva peti rero uri kumbwira ngo uzamuzana wabwo utaranajya no kwiringa n'umupeti ngo urebe ko wamusumbira n'icyushya ahubwo Rwaruhanzi mani n'insazi Rwaruhanzi zara muri ndakubwira mani wowe ndakubwira ngo iki nuko ntayataye mupfite ngo nibyo yende kukubwira mani umuhungu ahubwo wowe shaka uburyo
shaka uburyo dore twamuhonderamo mwana rwa ruhanzi nitsazi petimani peti bariya bikanda nzugi babanaga ehana bimurishije ikigori uko byagenda kose. Voltage niwe numvaga akunda kuvuga cyane, numwe mwabo babanaga. Wapi Voltage ni ikirara cyacu cyo ku cyaro cya Ellen ku cyaro nacyo yabana kirahabona kabisa. Nacyo kirahabona cyeremina inkendo uko bikwiye. Ubwo niwe muntu nyine giye kwa ko nari maze iminsi nibereza Kampala, niwe muntu naje nanjye ambwira ibya rwa ruhanzi. Naje mubaza ati sahubwo umuhungu uko atari kugera mu gakino ngo tubanze turangize cya giproje bimeze bite. Niwe wahisa bana ntekerereza uburyo ibyo bikanda nzugi babanaga ari byo ngo byamurisha biri kumurisha ikigori man. Umuhungu kabisa no kureba ukuntu twamufata kabisa dore umuhungu nitsazi mwana. N'abanyarwanda ahubwo batari babizi babimenye rwa ruhanzi zaramukenyeye man. Rwa ruhanzi bari ku kigori kabisa. Ibyo bikanda nzugi byamuteje songo ni icyangwe mwana ngo cyabyo ngo yajyanye. Ni cyangwe. Ngo ni kakangwe. Bimuhororiza so urumva hamagaye Voltage amubwira ati wowe Voltage ko ibintu byambanye ibisazi aba bipeti ko ari impanga ibyo bipeti. Ibi bipeti ko mbona bigiye no kumenagura amenyo biri buyakure wamfasha ubwo nawe ukaba hari n'iki. Voltage rero mu gihe ari guprepara agiye ngo kurira indogobe nawe ngo amuhonderemo byibura arebe ko hari ikintu yamufasha. Bani birangira rwa ruhanzi ngo yongera aramuhamagara aramubwira ati ikintu kiriho ngewe ni neza ntari ndabona ibintu ati ibintu ndabona babijyanye mu buyobozi we power. Iryo ni ryo jambo rya rwa ruhanzi umuhungu nawe aheruka kumva. Ubwo buyobozi rero urumva nawe byakurikiye urabyumva. Naho ubwo umuhungu dore nibegeranye ubwo buceri abakunzi be nibegeranye ubwo buceri turi gupanga kumufata haborari tumushyire byibura nako gashyushyu man. Ebana tuzareba niko ibintu bimeze wallahi. Naho ubundi byo mani abanyarwanda mani turi aba fake nanjye nishyizemo mani. Ubona umupeti atangiye kumera nkaho hari ikintu wari kukurusha nkaho ubwo wabyishimiye ngo vuga ati ahubwo uyu mupeti se nanjye washyiraho n'icyagatafari kanjye niwe tubu wa mbere mani mu kumwohereza kurya ikigori wa mbere kumwohereza umuntu ufite supaguru. Abanyarwanda sinzi ukuntu duteye wallahi abari ibisazi. Nari tuzamureba tugende dusoza ikiganiro n'icyo wabwira abakunzi bawe muri rusange n'abanyarwanda bose ku isi yose ahantu baherereye. Ndahera ku mufana wacu mukuru uba Texas we ewana ahantu hose ndi kuri kamera ndabizi ntago ajya bwo twakumpiyora ongera usugihure momo dore narobye umutubu w'igisoro ongera usugihure momo ongera urebe ukuntu rwose sakabaka ongere abantu rebe uburyo byibura watuma areka kubagara amaguru dore bamaze kuba inzembe rwose. Abafana rero bose muri rusange ba Kibondo Trap ni ba Sakabaka ndababwira ndakino nababwira mwebwe bana everywhere ni Sakabaka bigwa mugende murebe ku ma TikTok kuki murebe ibyari byo kuri YouTube ibyo ni Sakabaka bigo murebe ibyari byo noneho ikintu kiriho muri comment imwe noneho bitewe n'uburyo muri bwitware nimwe muri butume twongera gushyuha cyangwa tunakwama. Nibashyuhe ngiye dore ewana ndahari ubu ngubu nje kongera kubahungiriza ewana mwebwe musabe nari ibintu musabwa muri comment nari bitwebwe tuzabikurikirana nta mutima mubi. Oje Sakabareka tugushimire cyane ewana. Jobless umve ngo ibintu n'umubavu ibintu nibabigira ifiriti kabisa. Nimero nazibabwiye abifuza ko tubihuza nabirenze. Sezera abafana bawe rero bari hanze mu Gifaransa nababwiye mu Gifaransa so noneho Gifaransa ndaberanja ngukira
reba beranje muri France bana tout le monde la brigation de la bouger tout le monde la brigation de la bijou tout le monde la brigation de la bouger asante sana yego reka tumushimire cyane sakaba k'abanyarwanda mu nkina mu hajya amafaranga kwita ngo namaki amafaranga amafaranga hari ubumariyege hari umukimba hari kwaca hari kutu wafata ikikorohe numwe mu makwaca so reka tumushimire cyane rero nge ni Professeur Cyucyu iyi ni Big Town TV bigano bya Big Town byo nakagaruka kuri kamera ho Mike nk'isanzwe ciao ciao